ushushubikanye turamaze twakiriwe muraho mukomere komera amaburute mukuru ki magagara ariyo ariko ntawe uriyo ubwo simpombye ndahombye ariko ntaco ntabwo muhari ariko muba muhabereye ababyeyi banyu singose berukanye kera ntari naba umuntu ntari nisobanura ntari nasobanuka ngo kome iriya moto sumva nayo nyibwiye rero umumotari gahunda zanje uko warunze icyo yagiye ariko ntaco ubwo mwebwe murabwira ababyeyi banyu kingenza ni iki rero ni ikihe muze kwa kadavure ndababwiye kwa serungo ndababwiye nabarigirwa ndamubwiye wongeye no kuzamukira hejuru mu mpinga uvuga iki etaje nta nzu nimwe ndasiga n'amamodoka ndahagarika tubwira ariko muze uvuga iki nitwa umuhondamonyi muze turakuzi serungo sugaba oya turakuzi tubwire niki nende kubabwira ko rero ubu naminantutse uko mwari munzi kera ubu ntabwo ariko nkiri naho nari ntuye ntazajya umuntu unsura hehe kuhanshakira ubu ndimutse ngiye mu muji magazine ibigunda ntabwo bizabaca intoki Nyabutanu bahoma komera abakurukira na nubu uracirirwa mu birare byo kwa bya rubanda koko ngaho nyumvira kandi ayiwe ntabwo se wagiye kwa kibido kubakorera ariko urabizi ni nkaho ari Imana iri kuguhana uribuka uri kumbunza kwa Dorosera ngo nyirabutarurenge iyo bamukoresheje ngo bakamuhereza muhinzi y'ibiteri ngahita igisaga mu munota we ubu noneho aho nari ntuye ntabwo ariho ngituye we Yesu yaranyimuye ayiwe njyewe nsara ni umunezero sha ariyo mbwakazi ho gashingwamo ibiti nari narakubuze kandi iyo mpfa nakubonye isheri nari nzapfa n'agahiri ndakubwiye ngo nkurikije umunwa wawe n'amagambo gawe n'uburyo wagiye uransebya twahura ukambwira amagambo g'amahene uramuha utamufatanyije ko nta mwana wawe nigana nawe ubu uranshaka iki mu by'ukuri ibyo uvuze noneho rero nta n'amahuriro tigishi watindi wese urumva nakwifuza kumera nkawe gatinda hari njyewe wimutse iyi nujuje inzu nziza iyi dore sisahari ntimeze nk'iyanyura ariko iyanjeyo kwako nateresheje icyamarangi gira uhindura n'ikote hasi hariho bya bintu mpindure uhindura n'ikote mba ndihinduze iki hasi hariho na bya bintu biga biri kunyerera kugira byo nawe wahita wakubita agapongosho by'umweru biri kunyabiranya urukumva ubwo rero ninje kubabwira ko ubu mumbwirire ko tutakiri mu rwego rumwe narakize naminantutse none twebwe dushaka ubu ntabwo twebwe dushaka iki niba papa mutari mu rwego rumwe nyine kwa ko mumbwiye ko atari yo navuze ngo murantangiye iki ubutumwa mubwire ko ubu nituje turahura ntiyemere kunsuhuza twegeranye aje rampepera niba utari umusazi mo gake bomba nta kibazo ufite gisaza n'ikizima gisaza ninde wanshinziwe ninde urugutugaho nishura bashinga ku musazi kabiri gurengero kabwera we nakuje inyura naguhomba utazatumenyera ibyo ari ukuvuga bose mwanda yamwe kubabwira ngo ndahigisha igiti kabiri gurengero indani nese ariko nyine mu nyumba ndi kubabwira ngo nakize ndi umukire ntabwo nkiri umuhinzi ibyo ni ibyacu cyane ibyawe ngo guki ubu ngiye kujya ndarara amakaroni mbyukire ku ifi saa sita twaturanye umutindi n'ubundi nta kizahinduka ubwo suri kubona niba yabaye mukire suri kubona ukuntu urebe ukuntu usa mba rero mwabukobwa kabwirwe inkuru mbi we
Ndetse nabi nagukora mu bwo bwisho. Mwebwe muzi ngo mwankanga. Muzi ngo mwandenza amavi mwe. Ibeshe songera. Ikintu gikwebwe ntabwo mwandenza amavi. Ngo mwaba muri kose. Ntabwo mwandenza amavi. Muze hagarara. Muzanye. ariko ubwo ukunyitiranya haro cyandebera mu bigo byarutameshe ukagira ngo hande caruwa cye watinze mu gitondo wumva kuntekereza nabwo sindakikisha rino nagushakaga byihutirwa niko nkubwiye nari ngufite itangazo rivuga ngo ugenda unyibagirwe ugenda aho ndaje ndanyura mbase muri makeje nawe ugiye korora inkoko ngiye korora cecuru warwimvi wase nigeze uni wifuza kugeza rya karango karifata mama yahe yakagifata nk'igikosi wifashe hese uri kwifata nk'igikosi wawe ukifata nk'imva nyabutaro mpa mu maso reka nkubwire ibyo bintu wabyifatira ukifata nk'ijaji ndakubwiye ngo nundi munsi ntuzongere kuva ngo nyirabutaro ngo mvuge mu kanwa kawe ndetse nakuvuze iki nagutwaye iki uri imbere nk'ibagari ariko wakareba kakokoroga kanoyago maso mama kameze nk'akakasimba kitwa Marie Jose ayi wewe sha yo harya ngo abatutsi uranazamuka yo majigo nkaya warenga hano renga nkumene ndakubwiye ngo reka nkubwire dore rero ngurumbe mwabantu iyo njyawe nshaka gukubita umuntu ndabanza nkabimusezeranya ndabanza nkamusobanurira reka nkubaze ikibazo umuntu ugiye kujyayo kugira ngo uze kunturiye stress zose ndakubwiye ngo nashaka kukumenyesha ko tutari mu ciciro kimwe cyabi cy'ubudehe cyabi cy'imiturire cyabi cy'imijyanire cyabi cy'imyambarire ikiciro barakira ayinya ayi wowe sha reka nkubwire subona aya magambo uvuze subona ibikorwa ukoreye aha ngaha weho uzahura nawe utarinjye azabikubwira inshuro 200 nitwe twabiteye sigute waho turi kuyiburana ntiwashigikiye ngo mpaka tuyijemo none nta hantu yewe nta n'itaka warigata nta kintu kiri muri iyi nzu rwose ibi bintu bibaga ahangaha byo ndago biribwaga ama bayubakishije ibiki ahubwo bagiye barashyiraho imitako zidafite umurongo indabyo abarizo bashyira hejuru ubusubumana ishobora byose kuko ahantu tuhafashe ikisi bikira Mariya nyirimo inzara iranyishe ma n'ukuri kw'Imana nabuze ukuntu nabigenza pe inzara iranyishe ku rwego rwo hejuru indafatanya n'umugongo mbese undi papa yagiye urakoze agiye kuzana ibyo kurya wana reka twihangane harabikura si hari gajuru amenya ko nasiko ashaje wa mukobwa yego mama rero mbasi wamuka wiri wiriwe Chana rero mucana nese zikwi turazicana inzara igiye kukwica pe nta kibiriti kirihe kibiriti siko nta kibiriti badusigiye wa muntu we namwe muteye umujinya n'izina ry'Imana mbasi ngeze hano njye kwa wa mugabo uriya mugabo uri kubakira etaje nanjye ko ndamucukurira umusarani biranze ndagasharo barahanyatse ahantu ho gucukura bamwimyikira kuri kumva barambe ngo ni icobo kingana n'iyi mbuga yose ubu bari kuvi nimba ari ese yucemera iyo cemera saragishoboye nyine kucemera ntari mbuzi piki genda uyeje kwitira ndavuze nshonye ariko ariko nyamuka ibi bintu dufite umugumu nta kintu cava n'ibiki kwizina cyana muziba urwaraga ipiki none si haracana si kuri ibintu biri kunyerera aracana ye atana hano kumaka basa Zani Bibi bisere banyane babijana. Ko ibi bintu bizamenya kubahora. Tuzamenya kubaho usanga hari imibereho mu by'ukuri. Wese bana. Nyamukambwe rero. Siba. Muzambere kawe cyane. Ndebera ngandi kumakara ubundi ngo bahoza gakaba ngumweru none gukunda uko habaye ibyo ngibyo suri kuvuga ngo barahoza wakoza nta n'ikintu ugutamira nje narinzi ko papa agiye no kuzana ibintu byo guteka yewe gano ni amagi ko bamennye uya gano ni amabuye gagaciro mara iki turakize
we nabuze ahantu ho gucana. Korodina aravuze ngo gano namabuye g'agaciro nyamuka. Namagi. Nanjye nagize ngo namagi. Ariko shimari we. Ndi kukureba. Ahubwo nukuri kw'Imana ahubwo. Ukaba abantu babaga mu nari inkozi z'ibifata. None se twaje kubicuruza. Subiza mwari ibintu. Donga. Mo. Umbasi. Gashaka gwa. Muze mucane muri sa. Oya pa mugaruka kumara kunyerera bici. Kunyerera se batwica. Fashe izo nkundeba amashi. Ahubwo nganyamukambwe nkubwire wa muntu bivayo tujina. Umbwire iki? None. Kureba twashatse kwizamura mu ntera hari wabona n'Imana itari yabishatse. Nkuko twateje umutekano mukeya mwareka tukongera tugasubira ipfa tukongera tukisubira mu nzira. Ko muri ibicucu. Muraba mu nzu nziza guca muvuga ngo mujye ngo musubira hirya mu. None ko inzara igiye kudutsindamo. Ko ngiye gupfa rero. Kandi byabijumba shabireze. Ubu byamaze kugira amaga. Ariko ubundi iki? Nta waje kubiza n'akajara birira hano. Mwiriwe. Yego. Uraho mbesha. Yego. We nta kibiri tufite. Uransekeje nyamuka. Ayo wewe utatumena ibintu. Kamera kumwe y'abakobwa. Ntabariyo. Turaho shahu uruguyemo rero mushakira ikintu yicaraho. Ntabwo nicara. Konteri yanyu rero nje kwishyuza amazi. Konteri yanyu. Konteri ni biki? Uyu nguyu yitwa Geragwari Bijiyobija nje nitwa Nyirabutarure. Uyu mwana wacu ni Korodine. Uko tubona rero turabagaga. Nukwebwe bakirina urabona ko dusobanutse. Twandika. Ubwo twagiye turorora amatungo gose twagakozeho uyu wiwanje. Kageze worora. Base ntubona ukutumeze do. Agamakaro ndi kugubakisha. Washashe uraza kuba hano. Ayarati. Yewe nishyuza amazi. Ahubwo kandi we konteri yanyu. Rebe ntuza. Ariko konteri ni biki? Ko? Ngo ni konteri. Kwishyuza amazi twa. We. Cyangwa ngiye gutwira. Rero batangiye kutuvogerera urugo nyamuka. Muraziranye. Ntabwo nziranye. Mbese aje hano gukora iki? Wabona ibyo bitama bikozemo. Aje hano gukora iki? Nyamukambwe twakuzanye n'abashe. Mwese mwabintu. Wanga kuturenganya abantu bamugira bamenya. Muza. Ahubwo wagira ngo niwe humuza. Ariko ngo arashaka kuje nawe agahita azabigenze. Umbase. Cyangwa ufitanye agakungu. Ndakwikopesha ikiro cy'ibijuma hararuguzane niyo kereza. Ngo nyumva barangopa batana. Wabwire ko ndotuguriye yo rimwe gusa. Ye madam. Biteja. Ruwahe. Nakubwiye ngiye nishyuza amazi. Wowe? Nishyuza amazi. Ufite nini? None se uri kutwishyuza amafaranga? Uzishyura 12,000. Arewe bandeze. 12 by'iki? By'amazi. Agahe mazi. Twarahaye ino nzu. Agahe mazi. Amazi mukoresha no se mujya kuvoma kwiriba. Ewe ndagasha. Nirarubine siri mu gikaru rukwishyuza. Amazi gahima gavuye he? Ngibi 12,000 pa. Gavuye kacumure ku mwabe kavuna umuheto. Garamazi gavuye he? N'abantu banejejwe ni. Abantu sibahe yabaye Imana. Nese muragishuzaga. Yitura yishyuza ibintu byose. Mukagashira yago amafaranga. Niguru kwishyuza ngo n'ibihumbi bingahe? 12,000. Ahubwo nibirenga iminsi 5 nzaza kuyafunga. Uri giki? Mbasi no gakoresheje nde? Gakoresheje bande. Nise nagamwe mu muri inzu. Ndakashi yo mama. Twe twagusobanura n'ubwo uri kwiyumva. Imana. Twakubwira ukuntu biri kugenda nawe ukamenya iyo urahera. Nese wamusobanurira ariko. Akoreye mu bigaragara. Ubwo bagakoresheje ntabwo bakibahana. Rwose. Hari umugabo wabaga. Hari cyari wowe waba nese cyangwa cyaje kitagisho cyaramazana. Nyina mumwoherezeyo. Hamagara Ramazani. Hamagara Ramazani yishura. Bose ngende mushasha muri iyi karitsiye n'ubwa mbere nje kwishyuza muri iyi karitsiye. Ubwo ntabwo nzi nimba hari abandi bantu babagamo. None urakora turi mushasha ureka agakora umuntu bimenyereye. Dusanzwe akora muri kwishyuza amazi go tutakoresha. Karakuyobera rero. Nakubwiye ngo ndi mushasha muri iyi karitsiye. Ngagenda ubwo umuntu kuza umukecuru aza yishura. Ahubwo mwebwe muhamagare uwakora wabagamo hano abishyura amazi. Mutubwirire. Nge nta nimero ze mfite. Turaziguha. Papa ndazazugira. Ntuza nimero. Nda nimero za Ramazani zufite. Ubwo bukoso.
umva kanjye mu kazi kanjye ubwo nyuma y'iminsi 5 nzaza kuyakora. ariko rero umenya ko hano utahakoreye. umva se wanyigurizaho 300 ye muko cankaje kunywa gasururu. umva rasa arakuzi koko ariko pa wagiye wihagararaho niyo byaba byakomeye guguki ariko kuba 10,000 bikubuza amagara kure mu rwo rupira dutaburiremo ducana umutwe. igipira cyanjye ugiye kugitwiza aricyo nifurika ariko twageze no nta nakano mwabona ko guteka agakisi ko n'inyoni twategereje we namuhaze n'inyombya ko ari yo nini tukayibura. je narinzi ngo uzangurira umupira mwiza nitugere ibintu ndabirambiwe nje fazani ndi bwisubirire mu rugo uretse papa akaza kubagitaga amarido yewe gari nsi ntabwo babigura ugiye kugagurisha se n'ibintu tuzaje turabanza warangaye ngo ndenda tuzakugurisha kuroragurisha n'ingufu ariko ufite ikihe kibazo ese nicyo nzara rwose. Sister oya bona bireba n'ukuri reba vuyemo mbese n'ukujya erega nawe ntago ari ngombwa ngo ibintu byose wisaze nese ubu ngiye nyobeye koko kuryama hano bigoranye. nese nyine kubona bigoranye usko byaro twamukagenda mugakodesha. Akureka nkubwire miri ibiryo twaryaga ntitubirya kuba turya mu cyayi ukarya burebe irimo umugati saa tukarya inyama ninjoro ukarya izindi nkoko. Ikibazo gihari ni wenda aha hantu nanjye ndaharambiwe. ndakumva kuvuga ngo ibiryo naryaga nibyo ndya nta kigeze gihinduka kujyanye n'ibiryo ako reba hano turyama uzi ko njya kumva ibintu birandiye ndaranishimagura na fruits umubiri wose amoko yabyimbye ngaho nawe bazi ibyo bintu. Ibyo bintu ndabyumva erega nawe ntago ari we wenyine nanjye nikomeza hano hano naharambiwe nta kunanjye ntari kubwira umugabo wanjye ako tugiye gukora oya pe nta ariko se twumvikanye gute oya nago nabishobora twumvikanye ko utagomba kunsiga icyo nicyo cyambere noneho ubizi neza ko nkwite nese ugurumva wansiga amayerena yanjye noneho yataka ibise none ndayabona mbona mbwizwe ndayabona akomera kuko kibazo ufite urumva ari ibintu twagakwiye gutekereza sister wowe urumva bikwiriye kuba ngiye nawe turara kuburira umwe n'umugabo wawe ntago bikwiriye. shabyihorere ngo warasa nabi burinda bucya ariko noneho ngemenyurwe iby'abagabo ngiye kubisyaho sishobora nta ariko kubera iki byagerageje yabera urusura mukubitwa n'inkubu buneye umwaka yakahambiwe nasoni ubundi nk'ubu ngubu kubera wasobanurira impamvu nshaka byanga aho ngiye hose ndaye ijoro rimwe bikagenda gutyo kubera iki ngira bundi nabona umugabo uhamye wambwa bisobanurira nyine saje bundi ndaye ku mugabo intumbi y'umugabo ni gute twari uducocora ikikuriramo aka karenge wasanga ari rurara usaza ubundi rwambye ni rwo rwanteye umwaku mba natuzuye woya nyumvirara nawe wagira ngo ufite ikibazo mu mutwe ndiko kubwira ko ibintu byose nihenanga mwihiringa kugira ngo ari amacinya y'umugabo tugumane ntabwo bikwiriye pe ndabyumva ariko niba umugabo wanjye ndi kumbwira akavuga ati ngiye sinzata inzu ya musaza sinzata inzu ya mukuru wanjye ngomba kuguma hano tugahingisha mpaka tubonye amafaranga tugasubira niba nta nubwo n'ikibazo cy'amafaranga daye nese iyo mirimo ari guhingisha nta kuntu yazanamo abandi bantu hano bagasigara bayihinga twebwe twajya gukodesha ahandi hantu heza hadukwiriye. ako se shana ukuri kumwanjye ndabirambiwe umuntu ava muri dushe ibitaka bimwuzuye n'ubundi kubirenze ukamera nk'utavuye koga. Erega miri ibintu uri kuvuga birumvikana nise ugira ngo ngiye ninjye wishime ubu buriri erega iyo nzu bufite nanjye ndayifite ntago ari ngombwa kugira ngo ukomeze wisaze ibintu byawe ntabwo wari uhari ibiryo byo kurya ntabwo ndaza kongera kwicara kuri amashyiga ngo turi guhungeza ngo kugira tubone ngo umuriro ndakundorere byasasatuye nk'abandi bakobwa bose uzi kusetsa njye nzakora iki nziyahura se byibura cyangwa nzajya gutoragura amashashi kugira ngo murebe akaga nahuye nako cyangwa
ntago njyayo mbabwira ko uhereye kuri data ukageza kuri se wamubyaye nta n'umwe uba ushaka kundebera ihumye nta soni nzakora iki narinze kuzana imvunja narinze kurwara intongi hejuru y'imiserebanya y'abagabo b'ubu ngubu umuntu waduhuje asasa kiriya gihwini nicyo kirimo arima ngo ni manudi ubundi nari nagatangaye ikintu kizima cyava muri manudi nyumva igakubitwa n'inkuba ibintu ndi kukubwira ni ibyanyabyo ubu nasaze nasizoye manudi ngomba kumubona nka muri gasura wadaba njyahese nyakujya mu kuzimu we ntago ndiwe nubona manuda ndohotse do umenya ko Mukarurinda yabyaye umuserebaye mushaka ukuntu mukoraho da sinzi ukuntu nanjye bugera inaha ariko ntabwo nakongera kurya ibiryo bya titi ariko bitekerwa hanga ukarya inyama ukarya ifiriti ukarya ariko wumvise izenge batwaraye turi kuruza ziri kunukamo imyotsi ako se sheri bite ntabwo ngiye rwose ndataha rwose ngiye ibintu bya hose hano bimeze bite sinzi pe mufite ikihe kibazo niko erega mufite ikihe kibazo agashiri nawe hano hantu muhararambiranye rwose pe hano hantu hararambiranye iyi nzu ndayihaze nuko uko umuntu ataryama ngo asinze nta kibazo dufite nta na kimwe akivuga ngo nta kibazo dufite ukambara ikote rimeze uko nguko kuko sheri Siribaye ugasoka muri kano gahege numeze nk'uri oya reka mabwize ubumva ibyo bintu ko kari baravuga mu kinyarwanda ngo inzu n'icyuririyemo mwabuze iki wabuze iki ngiye nabuze ariko nyine ikintu ndi kumubwira bira biryo turi gutekera kuri ibi bintu oya reka mbazanire imbuto sibyo aricyo mwabuze ikibazo ntabwo ari ibyo kurya ikibazo ni inzu mbi nese nawe hakiri ikibazo umugabo stress mbabaro nese ubu nawe ko atagize fata karavunji shiri nawe fata umuneke amapombe do umugati shaka umugati nta n'icyayi twatetse reba twagize nese ko yasarimo amata tuza kuyashyushya kandi njye kuva nagera aha ntabwo ibiro birimo kurushaho kwiyongera nyine ibiro biri gukomeza kwiyongera kubera wavuye ku kazi usigaye wirirwa hano twirira gusa akusha amafaranga twasevinze reba hano tuyageze turi kwakosha ko kuntu utari gukora ngamabwiza ukuri twebwe tuzakomeza turi mu buzima twabagamo i Kigali washire wowe inzu ngiye ndakumva pe urabizi ko nkubahana nagukunda ariko inzu ndayi oya pe oya muhumure akusha uzi kwambara amabaze yanjye hasohokamo hano abandi mama kagati pe ku mama watica twikanata bakambona ndi kwinjira muri kano karu ngamabwiza ukuri tweburiya ubwo bazi ko turi nk'abamaneko urumva nyine babona maneko utaha muri aka kazi ukangana gutya maneko wambara ikote ngiye noneho mu kanya nagiye kuri toilette kiriya giti kirinyeganyeza nayo ngize ngo nguye mu wibaze kujya kuri toilette uri kureba muri cya cyobo washa ariko shari basi pe dufite amafaranga sibyo reka basi dushaka amafaranga hano tuhavugurure bareka ngwiza bikomere ikintu cya mbere twebwe tugume mu buzima nk'ubw'i Kigali kandi n'ubundi iyi pome igura amafaranga 800 ariko basi reka tuvugurure hano hantu ntabwo nahavugurura nahamukuru wanjye nese ku buryo tuzaguma tumeze kuno tutanahavugurura koko